yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Mwiriwe neza abakurikiye abacu SMS TV, nge ubasuhuza nitwa Uwaje neza Diane Denise, abandi umukorerabushake w'umuryango SMS. Mu magambo arambuye y'igifaransa ni Cri du cœur d'une mère qui espère, tugenekereje mu Kinyarwanda akaba ari ijwi ry'umubyeyi utihebye. Intego z'uyu muryango akaba ari gufasha gushakisha abari abana bazimiye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 no kubahuza n'imiryango yabo. Uyu munsi tugiye kwakira MFITUMUKIZA Martin. Arashakisha umuryango we baburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Martin, tuguhaye ikaze. Murakoze kumpa ikaze. Nitwa MFITUMUKIZA Martin, ntuye mu ntara y'Iburasirazuba, ntuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata ville, umudugudu wa Rugarama ya kabiri. Abashakisha umuryango wanjye twaburanye muri Jenoside 1994. Hanyuma umubyeyi wandeze akaba yarambwiye ko banoraguye guturuka za Kabgayi kugaruka za Juru, ambwira ko nta yandi makuru uretse ayo kuba baranoraguye muri ubwo buryo. Hanyuma ibimenyetso akaba hari akaregeya nari mfite hano, ikiganza cy'iburyo, hanyuma hakaba ari n'amano yari afatanye. Inyuma gato umubyeyi wandeze bita Murekatete Odeta yambwiye yuko namaze umwaka umwe niga muri icyo kigo cy'impfubyi kituye i Nyamata kwa Mingeti. Nyuma yaho biza kuba ngombwa ko ajya mu buzima busanzwe bwo hanze, asaba abana babiri, yari njyewe, asaba n'undi mwana bitaga Janvier. Hanyuma baramumwemerera, bamwemerera ko abajyana. Ubwo nuko twaje kuva ikigo kiro muri icyo kigo. Nyuma dutangira ubuzima busanzwe, ariko andi makuru yamaye nyuma yaho iyo batangaga abana arababwiraga, babahaga ibintu bibafasha buri kimwe cyose. Ubuzima butangira gutyo, ntangira ishuri, niga primaire, niga segonderi, nza kusoreza kuri segonderi senior 6. Nanjye ntangira ubuzima bwo gushaka amafaranga. Ubu ngubu nkaba nkora akazi ko kwigisha imodokari. Ubuzima butangira gutyo kugeza na n'izi saha uko ubuzima buteye. Urakoze Martin kuri ubwo buhamya tugejejeho. Ese mu rugendo rwawe rwo gushakisha umuryango, uyu SMS wayimenye ute? N'amakuru yakugezeho bigenze bite? Umubyeyi wandeze yaje kujya mu birori by'umuturanyi we, ambwira yuko yahujwe na SMS na murumuna wiwe, nuko umuryango nawumenye. Urakoze MFITUMUKIZA Martin kuri ubu buhamya tugejejeho. Nuko mwabyumvise abakurikiye ubuhamya bwe, ntabwo yibuka byinshi kuko igihe yatandukanaga n'ababyeyi be mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yari muto cyane, yari uruhinja rushobora kuba rutarengeje umwaka n'igice. Ariko kubw'amahirwe hari abamutoraguye mu nzira
bamujyana mu kigo cy'impfubyi cya Nyamata aho bita kwa Mengeti. Niho rero yasanze umwe mu babyeyi bafashaga kurera abana bari aho ngaho witwa Murekatete Odeta, akaba ari we umubereye umubyeyi, akajya kumurera mu rugo iwe hamwe n'undi mwana bajyanye. Ariko rero mu bakurikiye ubu buhamya wenda hari ushobora kuba yamubonye isura akabona hari uwo basa cyangwa bavuga kimwe, cyangwa akaba yibuka ko hari umwana w'umuryango wari ufite akaregeya wangana gutyo, wari mutoya gutyo, ufite akaregeya ku kaboko ku kiganza cy'iburyo, none akaba afite n'uturenge tugerekeranye, utuno tugerekeranye. Waba hari amakuru afite yadufasha, yaduhamagara kuri nimero ya SMS ariyo 0783832747. Murakoze.